Hello my friend, mbere mbaje kusuhuza mukomeze kugira amahoro y'Imana kabisa, mukomeze kugubwa neza. Ngiye kuri YouTube channel nitwa Yves y'u Rwanda, kuri TikTok nitwa Imanishimwe Yves. Ese guys, waba wibaza ukuntu ngo aba throwback bajye baza ku bwinshi cyangwa se ukuntu weho wabigenza? Guys, nta kindi kintu bisabwa. Weho icyo usabwa ni kimwe gusa, kimwe nawe ukazagira aba throwback gutya. Icyo usabwa ujye wandika kuri TikTok, kuri my TikTok yanjye. Icyo usabwa rero, dore icyo usabwa ni iki, ntago ari ibintu bigoye, na gatoya. Okay guys, dore icyo usabwa ni iki ngiki. Guys, icyo usabwa ni iki ngiki. Niba ukeneye aba followers ibihumbi 10 byihuse cyangwa ababarenze, let's do this one more time. Twagiye. Niba ukeneye aba followers ibihumbi 10 byihuse. Okay guys, urabona yuko ntabwo ari ibintu bigoye kugira ngo ubashe kugira aba followers bangana nk'aba banjye. We icyo usabwa ni iki ngiki. Buri video yagigenda ukandaho like, ukanda like, ubundi ubashe ntujye urenza like imwe cyangwa like ebyiri, nawe ubashe kugira aba followers bangana nk'aba banjye na like nyinshi cyane zitandukanye. Weho nubona akagasaraba kano kari kuri akangaka guys, kari kuri TikTok yawe, weho icyo usabwa, weho gakandeho, ubundi kande like, ukande na comment, wandike muri comment ko nyote, cyangwa se wandike ngo throwback, nanjye mbita ngukora throwback, ubundi twibere inshuti guys. Ciao twagiye.